nkomeje kugushimira aho ukunda kutwereka ko uri kumwe natwe, aho muri comment ngenda mbona ubutumwa bugiye butandukanye ndetse n'abanyandikira kuri WhatsApp ngenda mbasubiza ku bibazo byabo bitandukanye. Uyu munsi rero ni mwe mwari mwambwiye icyo ngomba gukora, nk'ibisanzwe baranyandikira bakambwira bati iki turagishaka ko cyakemuka cyangwa se ukatwereka uko gikemuka. Nk'ibisanzwe rero channel yabaye yacu twese hamwe ni ibyikorere, aho serivisi washobora kuba wajya gutanga hanze wishyura n'amafaranga, ubu ngubu ureba channel yanjye byose ukaba wabyikorera. No munsi rero hari abantu bagiye bansaba yuko nabereka ukuntu umuntu ashobora guhita yagarura amafaranga yaba yarohereje kuri MOMO mu gihe yaba yibeshye nomero, mbese amafaranga yayo ni gute yagaruka. Nibyo rero ngiye kubereka, nta kindi rero icyo usabwa ni ukuba washaringa mu gihe ino video wabona yakwigishije, hanyuma n'abandi bakaba bakigira, kuko hano ni ibyikorere bya buri wese kandi ku buntu. Icyo usabwa ni ukureba video yose ukaba watera comment bitewe n'aho ushaka inyunganizi y'uko twazayishyira, ndetse niba n'igitekerezo ukaba wakizana turacyubakiraho rwose uduteye inkunga ikomeye. Nk'ibisanzwe rero nomero yanjye muyibona muri comment, mukabundi mukamwanyandikira mukambwira uti hano dufite ikibazo wadufasha. Uyu munsi rero nk'uko nababwiye yuko hari abantu bagiye bansaba ukuntu nabereka uburyo ki umuntu yagarura amafaranga. Abantu benshi nta nubwo baba babizi, kandi abandi bagahamagara kuri MTN ugasanga rimwe na rimwe bafashe batinze kandi amafaranga ashobora kuba yahita abikurwa. Weho icyo ukora ni ugukanda imibare ngiye kukwereka, ubundi ukaba wabasha kuba wagarura amafaranga yawe nta kibazo ufite. Nk'ibisanzwe rero ukurikira neza video uko yagiye igenduza hano muri application. Ubwo uza hano muri application ubundi ugashakamo aho uhamagarira, ukaza hano duhamagarira, ubundi warangiza ugakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 3. Twavuze yuko hano iyi mibare uyikanda iyo ugira ngo ugaruze amafaranga yawe. Urugero nimba nkanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 3 urwego, nta kindi uhita ukanda kuri MTN yawe. Ubwo tuvuye ko ugiye kugarura amafaranga yayobye kugira ngo uyigarurire mu gihe waba udashaka ko bagira gute bayatwara. Hano kuri rimwe bavuga ngo request a reversal, hanyuma number 2 cancel requested reversal. Hano ni ukuvuga ngo request a reversal ni ukohereza umuntu ku kantu umuntu woherejeho ayo mafaranga ugira ngo ayakugarurira. Noneho warangiza ugahita ushyiramo rimwe, ubundi ukemeza ugategereza. Hano barakubwira ngo to view the list of pending reversals kindly enter your pin. Bango icyo ukora uhita ushyiramo pin yawe ya mobile money, ubundi wamara kuyishyiramo bagahita bakwereka uburyo ki ushobora kuba ama request yose wagiye bwa butumwa wohereje burimo amafaranga bagahita bamukwereka, none iyo bamukweretse uhita wemeza. Ubwo hano ni mu gihe waba ushaka kuyagaruza. Kadusubira inyuma tubereke ukundi. Bango nababwiye ngo iyo ushaka kugaruza amafaranga yawe, ubundi kode ushyiramo za nyazo cyangwa se ugomba gufata mu mutwe nta zindi, ni ugukanda akanyenyeri 182. Ubundi wenda niba utabashije gufata iriya mibare ukaba washyiramo iyi niyo mu gihe waba wayifashe mu mutwe, ariko hari n'ushobora kuvuga uti iyo mibare yose ntago nayifata mu mutwe. Weho ukaza ugakanda akanyenyeri 182 ugahita ushyiraho urwego kugira ngo ugende step by step, ugahita ukanda kuri MTN, ubundi ugategereza ukareba icyo bagiye kukubwira. Bibutsa yuko turi gushaka kugaruza amafaranga. Hano bari kukubwira ngo dushyiremo 7, twabonye ko ari 7 dushyiraho. 7 iravuga ngo pending approvals, icyo ukora urahita ushyiramo 7, ubundi numara kugashyiramo utegereze urebe. Bakubwiye ngo cash out approve,
mu gihe waba ubikura ni hano ushyiramo rimwe cash out kwemerera kubikura. Noneho gatatu request reversal, nuvuga ngo reversal ni ukugira ngo ube wagarura ya mafaranga yawe wohereje umuntu ukaba ugira gute ukaba udashaka ko ayabikura. Noneho na number 4 bavuze ngo approve or decline reversal, ngo ni mu gihe noneho waba udashaka gukomeza iyo request yo kugaruza amafaranga. Ubundi warangiza tuvuge ko ugenda ushaka kuyagaruza gutukiramo gatatu. Iyo ushyizemo gatatu bahita bakubwira ngo request reverse, mu gihe nyine ushaka nko kohereza uwo muntu utwo tuntu kugira ngo aze kutwemeza ko nawe abona aka message muri telefone ye, ubundi akemeza amafaranga akakugarukira. Hagati aho iyo atakemeje, ubundi MTN imuha iminsi yo kuba yagaruje ayo mafaranga. Ubwo rero iyo atakemeje birangira ya mafaranga bayagushubije kuko nawe account baba bayifunze. Ariko iyo uhise ushyiramo pin, ubwo hano nanze kuyishyiramo kugira ngo mutaza kuyibona mukazantwarira amafaranga. Mba mfiteho amafaranga menshi mutazayatwara rero, ariko ndabizeye nk'abafana banjye ntago mwatwara ahubwo mwayoherezaho, ariko muzoherezeho makeya account yanjye itazaturika. Sasa rero ubwo nari ndimo mbereka kano kantu ni ingirakamaro cyane rwose. We icyo ukora ni uko ugomba kumenya yuko ugomba kuzajya ukumishamo iyi code, uko nushaka uyandika ahandi hantu kugira ngo uzabashe kuyibuka, utiriwe umpamagara cyangwa se wahamagara undi muntu ngo akwibutse. Icyo ukora ni ukuyifata mu mutwe, nta kindi bisaba. Ubundi warangiza ugahita ushyiraho urwego. Iyo ushyizeho urwego rero amafaranga bamuha request, ubundi akaba yayagaruza. Ni ukuvuga ngo iyi code niyo ugomba kwandika ahantu, niyo kugaruza amafaranga mu gihe yayobye akajya ku wundi muntu. Sinzi niba hari uwaba afite ikibazo, kandi ndabizi neza ko ibi bintu nta muntu utabikeneye cyangwa se nta muntu utabikenera. Ubwo rero mu gihe twaba tutari twagira ikindi twongeraho, ndumva muri comment niho bizabera. Iyi code muyitegereze neza, niyo izadufasha kugarura amafaranga. Ngayo nguko rero murayi kumwe na DJ Bayingana, nk'uko bisanzwe nibyikorere, kandi tuzakomeza kubana. Mufite ikibazo mwajya munyandikira muri comment, kandi wumva ushaka ko hari ibyo twazakugarukiraho watubwira, kuko ari wowe uzadufasha kubyikorera. Mwari kumwe na DJ Bayingana, bye bye.